Songs TV. Nongeye kugaruka kugira ngo twigane indirimbo abantu benshi barayizi yitwa Dinasire ya Mbonye. Ndakeka muri iyi minsi abantu niyo bari gukunda, so nifuje ko tuyigana mu buryo bwo kwicuranga, ariko indirimbo isitonderwa iri muri fa cyangwa se F ko wabyita kose. Ariko iyo ushaka kwicurangira muri fa iri twa transpose dushaka kwicurangira ngaha aho yari iri n'ubundi, ariko abantu benshi bazi fa dièse, niyo mpamvu rero twifuje kuyitranspose tukamanuraho rimwe. Muzajya kwicuranga kugira ngo bihure n'ibyo ndi gucuranga, usaza kuri transpose watungamo hano tukamanuraho rimwe hano, so ubundi ukayicuranga hano, cyangwa se unabyifuje wacurangira hano, ariko nifuje ko nyibigishiriza muri F sharp muri fa dièse. So na transpose rero ijwi nakoresheje ni sol lead, barara iregeye nkarishyira muri piano yanjye, nigeze kubigisha kuyaregera. Namajwi nkoresha na base ni yingi nakoresheje Saint Bass 1. So reka rero tudatinze twiga tugere ku isomo ryacu. Ndashaka ko ari ryo twigana, wenda indirimbo ya Mbonyi Israel kubafasha cyane, nanjye iri kumfasha muri iyi minsi. So reka tuyitangire. Ngiye piano yanjye irimo amajwi, ijwi risanzwe rya jazz niryo nakoresheje. So reka tuyishyiremo rero rya jwi rya soul lead, no turivange na bass mbere ko buryo narigendagamo. Akantu rero karoroshye nuko nguko muri aya manoti ni kwa ngo ni rimwe ubanza bass ya left ukakoraho rimwe, ugafata fa yo kuri no ruhande. Murabizi fa ifite uburyo butatu tuyicurangamo, bamwe twarabize. So ahandi ni gatatu, ahandi ni kane, irindi ni C diminished, na gatanu, ariko turi bufatane na rimwe tukaza kwitsa dusorezeza kuri C, ariko iyo ihera yo ku ruhande uvuga cyane, noneho tukakagenda muri buno buryo. Hano n'ubwo ngo kuri rimwe niho dukoraho inshuro ebyiri, kuri gatatu dukoraho rimwe, no kuri kane rimwe na C diminished. Noneho twagiye muri ubwo buryo. Noneho ukajyana na base, ukagerageza uburyo ki bwose base ari ibanza, ukongera aka kabiri. Noneho tugenda rimwe ngo ni kwa ngo ni kabiri ni kabiri. Hano kuri fa dièse tuyikubitaho kabiri, tukahita tujya kuri kabiri n'ubundi yo muri fa dièse. Twakwifata gutya cyangwa gutya, ariko ibyiza no kuza kwifatira hano. Uva kuri kabiri ugaruka kuri rimwe, n'ubundi ugaruka kuri kabiri. Tubijyanishe hamwe na base twumve ukuntu bivuga. Reka tugerageze no muri beats twumva ukuntu biza kuba bimeze. Ushobora gukoresha Seben iyo ari yo yose, ariko
ikintu cya mbere no kwirinda kugenda kontreta, muzajya mugenda musubiza inyuma gakeya. Ibyo mutumvishije muze kubyandika muri comment, tuze kubyigaho nabyo. Mukomeze mukore na share na subscribe. Mukomeze mukore subscribe na share. Imana ibamugisha. Ibyo mutumvishije muraza kubyandika muri comment. So turaza kubyigana, ariko akantu kameze nk'akari kutasona neza, ariko ndashaka kukerekana aho dusoza. Nubwo ngo ndi kugenda gutya, nubwo ngo ni kano, nubwo ngo urakubita 2 1 7 6 1. Share, comment na like, murakoze.